Yes, reka tubasuhuze mwese abakunda amakuru ajyanye na showbiz by'umwihariko mu buhanzi, zaba indirimbo zaririmbiwe Imana nk'uko babyita cyangwa se zimwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko nanone tunagaruka ku byamamare bigiye bitandukanye, uburyo byakoze n'uburyo byiteje imbere, ubuzima bwabyo muri rusange byose turagenda tubigarukaho. Njye nitwa Bosco Nsabimana, reka turebere hamwe amakuru y'abasitari in showbiz. Ngira ngo turi kugana ku mpera z'umwaka 2024, bamwe mu bahanzi nyarwanda cyangwa se abahanzi b'abanyarwanda bagiye bafata imyanzuro itandukanye, ariko by'umwihariko muri uyu mwaka 2024 mu kwezi kwa mbere, umuhanzi witwa Israel cyangwa se Mbonyi Cyambu Eric, ariko yamenyekanye nka Israel Mbonyi, yari yashyize hanze amafoto y'umukunzi we. Byarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, ndetse na n'ubu bamwe bagerageza kugenda babipostinga cyangwa se babigarukaho. Byateganyaga yuko ubukwe bugomba kuba mu kwa karindwi k'uyu mwaka, none birangiye umwaka urangiye batarakora ubukwe. Abantu bari kwibaza nimba uyu muhanzi wiyeguriye Imana n'umutima we wose, ufite impano idasanzwe, ko yaba akiri kumwe n'uwo mukobwa cyangwa se yaba yaramubenze, bitewe n'imico y'abakobwa b'iyi myaka cyangwa se bitewe n'uburyo abakobwa bagenda bagaragara muri iyi myaka. Umuhanzi Israel Mbonyi yahize abandi bahanzi bose mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuhanzi ufite abamukurikira benshi cyane, kandi akaba ari umwe mu bahanzi indirimbo zabo zirebwa cyane zikuzuza amamiliyoni y'amaviyuze mu gihe gitoya kandi zifite iminota nyinshi cyane. Ni umwe mu bahanzi batashyikirizwa n'abandi cyangwa se batagereranywa n'abandi. Iyo akoze igitaramo, yaba stade iyo ariyo yose cyangwa se amasare ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, aruzura kandi igitaramo cye kiba gihenze kukinjiramo. Ni umwe mu bahanzi rero binjije agatubutse muri uyu mwaka wa 2024. Hanyuma muri uyu mwaka wa 2024 yasinyanye n'ikigo gicuruza telefoni za Camon 60P60 kuyamamariza n'amasezerano y'imyaka 3. Abantu bakibona iyi foto batangiye kuvuga ngo yivanze mu by'isi, ngo nawe ngakunda amafaranga, ngakunda iby'isi, ariko mu by'ukuri twaje gusanga nta cyaha yakoze, kuko n'ubundi muri iyi si Imana yadushyizemo tugomba gukora kugira ngo tubeho. Umuhanzi rero Israel Mbonyi, aba bahanzi bose mufana bo mu Rwanda, niwe muhanzi ubarusha abantu bamukurikira mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2024. Afite miliyoni 4 n'ibihumbi 600 by'abasubscribers. Niwe muhanzi rero wahigitse abandi. Ni nyuma y'uko umuhanzi Ngabo Meddy yaramaze imyaka myinshi cyane ayoboye abandi ku kijyanye n'abasubscribers. Urumva ko rero umuhanzi Israel Mbonyi yarakoze cyane. Uyu mwaka 2024 ni umuhanzi wa mbere mu bahanzi bafite abantu babakurikira benshi cyane mu bijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi bita Element. Umuhanzi bita Element ni umuhanzi wazamutse vuba, ariko akaba n'umuproducer utunganya indirimbo. Zimwe mu ndirimbo zose mwakunze zariye hiti, zaba iz'abandi bahanzi zirimo za Fodetwa n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zibakorera ibintu bidasanzwe muri uyu mwaka, cyangwa se zagiye zibakorera show muri uyu mwaka 2024 zakozwe n'uyu muhanzi. Ni umusore ukiri mutoya cyane, ni umusore ufite imyaka mikeya cyane. Nk'uko mubibona, Element ntabwo arengeje imyaka 25, ni nayo rwose afite. By'umwihariko uyu muhanzi yakomotse mu karere ka Karongi, hariya neza hafi na gare. Ni umuhanzi wavukiye hariya ku mazi, nyuma arangije kwiga amashuri ye yakomereje hano mu mujyi wa Kigali, kuba ariho akorera indirimbo kubera ko abahanzi benshi ariho batuye. Element rero ni umwe mu bahanzi bazamutse kandi bafite amafaranga menshi cyane yinjiye mu gihe gitoya, nyuma yo gukora indirimbo zigiye zitandukanye zigakundwa n'abantu benshi cyane azikoreye abandi bahanzi. Nawe yagerageje indirimbo ze, aho ku ikubitiro yasohoye indirimbo yitwa Kashe. By'umwihariko iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu batari bakeya, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo. Nyuma y'iyo ndirimbo yitwa Kashe yakoranye
yakoranye indirimbo na Roskana, Bruce Melody ndetse n'abandi benshi cyane, ariko niya ndirimbo bita Fodetwa ni indirimbo yakunzwe ndetse inavugwaho cyane, iramenyekana igera ku rwego rushimishije, ari naho umuhanzi Roskana yahise amenyekanira. Nyuma y'izo ndirimbo rero yagiye akora indirimbo nyinshi, yakoreye abahanzi benshi cyane. Buri muhanzi wese mubona ufite indirimbo ihitinga yagiye ikorwa na Element. Indirimbo zose zifite award cyangwa se zifite amaviews menshi cyane muri uyu mwaka wa 2024 z'abanyarwanda zagiye zikorwa na Element. Ni umuhanzi utapfa kwisukirwa cyangwa se ni umwe mu baproducer badapfa kwisukirwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko aca amafaranga menshi kugira ngo agukorere indirimbo, aho bavuga yuko indirimbo ya audio kugira ngo ayigukorere ari amafaranga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Audio yonyine niwe mu producer uhenze mu bandi ba producer bose bo mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ikintu adashidikanywaho, iyo miliyoni iyo bashije kuyibona ukabasha kuyimuha, uba wizeye neza kuri bwahite wamamara, kuko indirimbo agukoreye ntiyakanga kwamamara, igera imbere kandi igatera imbere. Ubwo rero ni kamwe mu gashya k'uyu muhanzi bita Element. Undi muhanzi wagarutsweho muri uyu mwaka wa 2024 ni umuhanzi witwa Ngabo Medal. Ngabo Meddy ni umuhanzi wiyeguriye Imana, ajya mu byo kuramya no guhimbaza Imana. Ni nyuma yuko yarakoze ubukwe asezeranye n'umufasha we bita Mimi, bibera mu gihugu cya Ethiopia, bafitanye umwana umwe. Biravugwa yuko ejo bundi bashobora kuzaduha n'undi mwana. Ni ibintu byiza cyane. Uyu muhanzi yiyeguriye Imana asiga iby'isi, aravuga ati indirimbo nakoze nizo, nabakoreye iz'urukundo, nabakoreye injyana izo arizo zose, noneho ubu ngubu niyeguriye Imana, roho n'ubugingo bwanjye mbweguriye Nyagasani. Ngiye kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, ngiye kuririmba indirimbo zirimo ubutumwa bwiza bwo guhamya Imana ndetse no kuyivuga. Ubwo rero umuhanzi Meddy yatangiye babona yuko atazabishobora cyangwa se bitazagerwaho, ariko kwikubitira akora indirimbo ye irakundwa, akorana indirimbo na Adrien Misigaro bita niyo ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, irebwa na miliyoni nyinshi cyane. Ubu ngubu Meddy yatumiwe mu bitaramo byo kuzenguruka ibihugu bitandukanye, birateganywa ko ashobora kuzinjiza akayabo k'amamiliyoni menshi cyane muri bino bitaramo, kandi muri bino bitaramo ntago azigera aririmba indirimbo n'imwe y'isi, azaririmba indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Abantu bakomeza kumugarukaho bavuga ngo ni inganzwa, ngo umugore we yaramuganjije, ngo yamuhinduje inyinya n'ibindi byose, ariko ni umugabo ufata ibyemezo, ahubwo ni ubwumvikane. Nuko abantu bubu iyo babonye wumvikanye n'umugore wawe ukagenda neza mu nzira ashaka, bavuga ko uri inganzwa, ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo kwishyira hejuru. Niyo waba inganzwa, uganzwa n'umugore wawe ntacyo byaba bigutwaye, apfa kuba atagukubita cyangwa ngo agutoteze, kuko abantu benshi bavugaga yuko umugore we ashobora kuba namukubita, ariko ntago ari byo. Umuhanzi The Ben nawe rero turamugarukaho, akomeje gukora hiti nyinshi cyane, ariko mu zijyanye n'indirimbo z'isi, kandi yari inshuti ya Meddy. Abantu bateganyaga ko nawe ashobora kuba agiye kujya mu by'Imana, ariko ntago yigeze abijyamo, yagumye mu by'isi. Ubu ngubu rero agashya kari kuvugwa kuri uyu muhanzi The Ben ni uko ngo indirimbo yose agiye gukora azajya ayijyana n'umugore we kuri shoot, kugira ngo adaheheta ngo ajye mu bandi bakobwa, kuko urugero rwafatiwe kuri iyi ndirimbo ya Bwiza. Mugire ibihe byiza.